ingengabitekerezo ni uburozi kandi uburozi bwica. Iyo ubusohoye rero abana babitweretse hano ku mubyeyi yayigaragarizaga umwana we akayijyana ku ishuri, uba urimo kuroga ku buryo butandukanye. Nagira ngo rero rwose buri wese waba uyifite, kandi nk'uko perezida wa Ibuka yabivuze iracyahari. Ikibazo cyagarutse kenshi ni cy'uko hari abanyarwanda bagifite ingengabitekerezo ya jenoside no kudatanga amakuru yahajugunywe imibiri y'abatutsi kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ibi byagarutsweho ubwo abaturage bo mu murenge wa Gitega, akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali bibukaga ku nshuro 23 jenoside yakorewe abatutsi. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyarugenge avuga ko hari abaturage bagifite ingengabitekerezo ya jenoside, abasaba ko uwaba ayifite yayireka. Aho uwishuka umwe ugifite ingengabitekerezo ya jenoside, yaba ari uri hano mu gihugu yaba ari n'uri hanze, nagira ngo mubwire ko ibyo bidashoboka kuzongera kubaho muri iki gihugu. Ntago bishoboka. Byashoboka gutese? Ubumenyi burahari, ubushobozi burahari, leta dufite ni ubumwe bw'abanyarwanda, ntago bishoboka kubaho ukundi. Niba uyifite, inama nge ku bwanjye nakugira ni ugufata iya mbere ukayihaga ukayiruka. Umwe mu bundi buryo bwagaragajwe nk'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi ngo nuko hakiri abaturage batagiye bakunda kwitabira ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ugasanga mu myaka ishize batagiye bitabira ibikorwa byo kwibuka nk'abandi banyarwanda. Runaka muturanye yari yaza kwibuka n'umunsi n'umwe. Iyi myaka ishize ari 23 ntaritabira ikiganiro n'umunsi n'umwe, ntaraza kwibuka ku rwego rw'umurenge n'umunsi n'umwe, ndetse nta n'ahandi hantu harajya kwibuka. Abo bantu rero turabafite, nkavuga nti kanaka ntahari. Niba rero naravuye muri 1994, 1995, 2010, 2017 ntarabona umuntu, uwo muntu iyo ngengabitekerezo arayifite. Ahandi abantu biyandika, hanyuma tukazanamenya n'ubwitabiro uko bwagenze. Twari twagerageje kugenda tubikora, ubwo yari tugira umwanya wo kwegeranya, tuzarushaho kuba dufite gihamya y'abatitabira, cyane cyane ko wabura umwanya uyu munsi wo kuza kwifatanya natwe kubera ko yagiye gusenga, ataba yaranawubuze kugira ngo ze no mu biganiro, ngo abe yaranawubuze no mu myaka yashize kuko yagiye ikurikirana. Ikindi cyagarutsweho nuko igihugu cyashyize imbaraga mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse no guhangana n'abashaka kugoreka amateka no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Akarere ka Nyarugenge kandi kavuga ko imibiri imaze gushyingurwa mu cyubahiro mu nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi ari mike ugereranyije n'iyabishwe itaraboneka ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Edi Mwerekande, Royal TV.